Ndagusuhuje cyane aho uherereye hose. N'ubundi ni kuri Merance TV Show tugiye kureba ijambo ryitwa kubabarira. Kubabarira rero umuntu ugira uwo mutima ashimisha Imana cyane, kuko nanone dukeneye imbabazi, n'Imana nayo ubwayo ijya iduha imbabazi. Rero natwe abantu dukwiriye kugira umutima wo kubabarira. Ni ukuvuga ngo rero buri munsi Imana iratubabarira, niyo mpamvu dukwiriye kubabarira n'abantu bagenzi bacu. Rero tugomba kureka inzika mu buzima bwacu, tukiga kubabarira, kandi tugasezera ikintu cyitwa kutababarira, kuko umuntu ubabarira abandi uwo nawe Imana iramwemera kandi nawe azababarirwa. Rero abagukoshereje cyangwa se abagiye bagukorera ibintu bitagushimishije ukwiriye kubabarira uhereye uyu munsi wa none. Rero umutima wuzuye urwango uwo nguwo ufatanya n'umubisha kukuzanira ibibi, kandi ntushobora kwakira amahoro mu buzima bwawe mu gihe udafite kubabarira. Kubabarira rero ni byiza kandi ni impano itangwa n'Imana. Nawe rero nibyo nkwifurije kugira ngo wige kubabarira, kandi rwose nubabarira uzabaho, uzagira imibereho myiza muri wowe, kandi ni urufunguzo rwo kugira ngo nawe mu mutima wawe ubeho wumva ubohotse umeze neza. Rero twige kubabarira kuko natwe Imana izatubabarira. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho ni icya 6 n'umurongo wa 14. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Urakoze kunkurikira kubwira ijambo ryitwa kubabarira. Nyemerera ngushimire cyane, turasubira n'ubundi mu kindi kiganiro.